maze gukura maze guca kenge noneho neza nabonye bya president n'ubundi bitazava neza ndavuga ati byanga byakunda ngo sinzayiyobora uba no ibyo biranze ariko ngomba kuba umukinnyi w'umupira yageje bapindaga aribyo nakano bashaka gucuma biranama kubeshyira nawe ufite banga niko kundi bashaka kuganira nijoro naratsinze ibitego bibiri watsinze se wari gukina abantu benshi nukweri kiye njyewe by'imipira ntabwo mbizi neza ariko so hey you guys bimeze bite kuri iminsi tumaze igihe tutaganira ariko today yazanye na mu wanyu ahangaha kugira ngo tuganire ho gatoya hariho n'ibindi byinshi dufite kuganira hari amakuru menshi dufite ko tuganireho gusa twarabuze na basore bandi ko turi kumwe habaye akazi kenshi ariko today so we back so as you know this is Entebro Studio reka dukomeze tuganire twakiri umwe ni data amakuru bimeze bite amakuru yo ni meza ntabwo twongera gusuhuzanya n'ubundi kazi turi kumwe gusa tumaze iminsi twari duhuza ariko yugazi ndabizi twagarutse noneho tugiye kongera tuganire ibintu bimere neza twongere tugaruke ku isoko amakuru akazi se kari kugenda no munsi akazi ko muri no minsi twaranabuze akazi kabaye kenshi abantu muri no minsi bari gutubwira akazi kabuze gusa kuri wowe se karabuze ntabwo yes aracyakora naga akazi kabura burundu uri gutanga ituro ry'ishimwe kuvuga ko Yesu agira neza icyacuma aho ngaho hafi aho ngaho hari abantu batanga icyacumi cyangwa amaturo ujya gutanga amaturo uvuga ko Yesu agira neza ni byiza gushima Imana ko Imana yakoze imirimo uko umeze kose hari level wifuza kugeraho ejo ariko ukuri kose ubu ngubu ko ubuzima buri level uri ubu ngubu urakwiriye gushima Imana kugira ngo ejo nugere ku yindi level uzashima Imana kurushaho hariho n'abandi bifuza kuba aho uri ariko ukwiye gushima muri byose waba urwaye ntabwo ariko bizahora n'ejo bizagenda neza ahubwo ukivuga gutyo wisinyibutse ejo hari umuntu twaganiye ejo arambwira akantu nyine numva karasekeje ariko kaba karimo n'umugambi w'Imana bikameze gate arambwira ati ese bro ukuntu uri gukora cyangwa ukimenya ubwenge ikintu cyafuzaga kuba ese nicyo wabaye icyo ngicyo aganiriza hari abantu kera ndibuka twiga nko muri primaire waje kumva umuntu aravuze ati ngiye nakuze nshaka urugero nkanjye kanivuga nkanjye ari igihe twaganaga nabone kumva umwana aravuze ati ngiye nifuza kuba wenda kuba umupilote ahubwo we tangira wumvaga ushaka kubiga mu buzima ubu ngubu umeze ute njyewe ntabwo nari nzi ko nzomuririmbyi pe ntabwo izo nzozi nari nzifite ariko nakundaga kuririmba aho nabaga ndi hose ariko ntabwo numvaga mbese byazambera nka kariya kuko kariya njye numvaga ko nzaba perezida muri Kongo ariko perezida wo mu Rwanda ugasimbura Gisegeti ni Gisegeti oya yari perezida mbese wo mu Rwanda nzi ko nzakura ndi perezida nta bindi ariko wanabigeraho oya wabigeraho igihe kiracyari mutoya igihe kiracyahari gusa ubu rero byaje guhinduka gute ubu ngubu tubona uraririmba wagiye mu rusengero mbere y'uko ugera mu rusengero byari bimeze bite tubwireho muri makeya uri kuririmba byagenze bite byari bimeze bite mbere y'uko ngera ko wakuze ushaka kuba perezida noneho ubu ngubu ntabwo uri perezida wagiye mu byo kuririmba umurimo w'Imana turi amahirwe Yesu arakubatura kugeza muzi yayo tubwire urugendo byari bimeze bite urumva nyine uko wowe uko urugendo rwa rumeze undi ikiri umwana wumva ko ibintu byose uzakura ni mpamvu umuntu ujya wima n'umwana aba afite ikibazo gikomeye kuko umwana aba ari umugisha uravuka umwana aba yipangira ibyiza mu buzima nta kibipanga kandi birera bwa mwana dushaka tuzabona iyo ushatse icyiza uragikorera kandi ukigeraho rero abantu ukuntu natangiye ngewe nkura numvaga nzaba perezida ariko Imana bararangije kugucira indi nzira nakuze mu buzima busanzwe nk'abandi bana nakuriye ntabwo navuga ngo nakuriye mu buzima burenze buri bisanzwe tu kuko n'abantu basanzwe babaho Imana igenda ica inzira murira aho ngaho muri Afurika nko mu myaka 10 gutyo ni ingahe ni gutyo nibwo naje no muri Amerika Imana igira neza
kora imirimo incira inzira avuga ati wowe nawe ndi kukubonamo kuba perezida uhita ujya mu byo kuririmba ndibwira ati genda ukore umurimo wanjye uririmba ese kuririmba byaje gute wabikoze ariko ubonye abandi bari kubikora ntabwo n'umuhamagaro wumvishe bikunze biri gusunikira uvuga reka ndirimbe nanjye byari bimeze bite tubwire muri mu ncamake nibyo nakomoje urareba iyo umuntu akiri umwana aba yikinze ariko byanga byakunda hari icyo Imana iba yararangije kukubonamo wowe ubwawe ni kuvuga ati uzaba kino ahubwo iyo mpano abenshi ariko ufite impano ukajya wumva atari yo yabo ugashaka kuyirengagiza ntabwo ko najyaga nkunda kuririmba nkiri umwana ariko nyine nkumva atari byo byanjye rero ngeze ino ndebye ubuzima bwa hano buranyesipera ndeba ibyo Imana yankoreye ndavuga ati ahubwo nibyo kuko hari igihe usanga umwana urumva akuze urugero ashaka kuba nka minisitiri cyangwa akunda wenda urugero nk'imibare yananiye abantu benshi mu ishuri nabyo narayibonaga njye nganasohoka pe abantu baganasohoka abyo byane tumaga abantu bayinanira yabona umwarimu akumva aramwanze w'imibare kandi ari umuntu ntacyo bapfa noneho ugasanga umwana urugero nko muri karitiye ugasanga wenda umuryango wo kwa kanaka umwana wabo yarangije yabaye nka minisitiri yize imibare yabaye nk'umuganga noneho mbere wawe cyangwa mbere wawe bakakura kuvuga ati nawe ugomba kwiga ukubaka kanaka kandi wenda ushaka kwibera nk'umukinnyi w'umupira ushaka kuzaba nka ba Messi cyangwa ubasumbe ariko bakavuga ati byanze bikunze ugomba kwiga imibare kandi kwiga imibare ugeze ku ishuri ukayibona urwara ikirunguriro urumva urwara ikirunguriro ni ukuvuga ngo aho ngaho niye nama wagira nk'abamama abamama reka abamama inama nabagira umwana wawe ashaka kuba kino kintu ariko wowe ntabwo iyo shusho uyibona ahubwo ushaka ngo yige ikintu bitewe n'uko wenda muri karitsiye utuyemo abantu wababwiriye nawe ngewe nk'inama natanga ntabwo ari uko ababyeyi tubaruta ababyeyi baduhitiramo ibyiza byanga byakunda ariko areba umwana we akavuga ati nifuza ko umwana wanjye aba nk'uw'akana kuko akana kaba yishimira ikintu yagezeho abona ko ahesha ishema abamubyaye niba akifuza yuko wamutera ishema ahubwo ni gute wowe wakumve ku mubyeyi kugira icyo kintu acyumve abone ko kiza aba cyiza kuko wenda hari igihe areba akabona umwana ukamwumvisha ute mbese yumve ko nawe nubwo utakora kire ko uzakora ikindi kandi cyakimuhesheje ariko ndakeka ko ari byiza ko ababyeyi bareka abana bakitiramo inzira kumva ariko ahubwo ababyeyi bakabagira inama muri za nzira bahisemo kuko naguciye mu ijambo maze gukura maze guca kenge noneho neza naho bya perezida n'ubundi bitazavamo neza ndavuga ati byanga byakunda ngo sinzayiyobora ibyo biranze ariko ngomba kuba umukinnyi w'umupira kahebwe nakuze buriya nkina buranze gukina umupira ariko numvise ngukunda ngo uderengare penal nijoro naratsinze ibitego bibiri watsinze se wari ugukina abantu benshi nukweri ki njyewe iby'imipira ntabwo mbizi neza ariko ndagerageza mfana njyewe Messi uba upfa kumva gusa ngo nta nubwo namenya niba natsinze niba gusa sibyo kubona ariko rangira ibyo reka tuva turi no kugira ababyeyi ni Cristiano ubundi umukinnyi ariko ibyo ngibyo reka tubireke tudasimbutse ngo tutaza guteranya n'abakurikiye hano bakavuga ati turi mu bintu bigize ahubwo umubyeyi yaguhitemo ikintu wowe ukaba ufite ikindi kintu ugomba kugikorana umwete n'ubushobozi bwawe byose kugira ngo abone ko cya kintu kizakugirira umumaro hazaza ibyo ushaka gukora nicyo ngicyo naho umubyeyi ntabwo uhitiramo kurana ukabona nawe ibyo uri guhitamo hari igihe werekana ariko umuntu ahitamo nabi n'umubyeyi kubera ko ababyeyi bacu bari kuvuga ati umwana wanjye abifuza ko uzagira ubuzima bwiza rero umubyeyi akwifurije ikintu ukagikora bijya biba byiza iyo ugitsinze akabona ikintu no gucamo avuga ngo naguhitiyemo neza nabyo ni byiza ariko umubyeyi aguhitiramo ikintu cyiza ariko n'ikindi gihe niba umubyeyi uri kumva aya magambo hano amenya umwana nakubwira ati nshaka gukora kino kintu akabona umwana yakerekejeho umutima yagikunze azamureka agikora kuko igihe azakimuza agakora ikintu bizamutera kwicuza bombi bicuza avuga ati kubaha bitumye nkora ikidakwiye ababyeyi ndumva bajya bareka abana bakumva ibyo abana bashaka kugeraho ariko ahubwo bakabagira inama muri bya bindi bashaka kugeraho sibyo byarashoboka kuruta ko wahatira umwana ngo igi imibare cyangwa wige gukina umupira nk'akanaka muri karite runaka cyangwa wija mu byo kuririmba n'iby'abasazi cyangwa n'iby'abanywa b'amatabi ahubwo ukamugira inama muri ya nzira yahisemo ariko ukamwerekeza ku Mana cyane kuko iyo umwana mukuri
umutumye umurereye mu Mana mu gakiza bimutera imbaraga zo gukura agakoraho neza afite n'ikinyabupfura bikazanamutera n'umugisha wo kugera kuri bya bindi ako kantu rero uvuze ako kantu uvuze uzarebe sinzi njye niko mbibona umubyeyi umwana wakuriye mu rusengero n'umwana wenda ukurira muri runo atajya mu rusengero wenda hano hanze nyine mbese ko biraba ibindi ndi kuvuga nshobora ndi kuvuga mu Kinyarwanda kitanoze tukize kuvuga wenda hari ukuntu umwana w'umubyeyi we nk'ugwera ku myaka wenda mitoya akazamuka ari mu rusengero uriya mwana ikinyabupfura cye na wa mwana utujya wenda mu rusengero ntabwo bizaba bihuye no mu myifatire ntabwo biba no mu bwenge ntabwo biza kuko ikintu Imana yayumugisha se Imana ihereza wamugisha umwana ikamuha ubwenge yakuriye mu mirimo mizima none se mwene dusoza arakana no gata abantu mwakoreye mu rusengero mu muri yageje wapindaga aribyo nakano bashaka gucuma bira nama kubeshyira nawe ufite banga niko kundi bashaka kuganira nyine bashaka kuganira ariko nakubeshya kuko muri Kristo muri Kristo habamo ibintu byiza habamo umugisha habamo amahoro habaho umunezero utari uko ufite ibintu byo kurya cyangwa ibyo kunywa ahubwo muri Kristo habamo ibintu byinshi cyane ushobora kuba waburaye ariko kuri muri Kristo ufite amahoro ya Yesu ukanezerewe ukabaho neza ukaba umeze neza rero kuba muri Yesu bitera amahoro bitera umuntu amahoro no mu gihe cy'amakuba no mu gihe cy'imibabaro no mu gihe cy'imibereho mibi umunezero muri Kristo y'amahoro yo muri Kristo atera abantu kugira gute kumva babayeho neza ariko uje gusenga umwuka w'Imana akaba wakuganiriza ngo umwana wanjye uzarya uzamera neza uzambara nk'ikigori bikagutera uwo munsi kumva uguwe neza ariko udafite Kristo ewa ni handi utangira kuza mu buzima bubi ugatangira kwiba Yesu ugatangira uzako ufite Yesu akugenda ahubwo tuje ku musozo tuva kuri kano kantu ko umuntu yakuze ashaka kuba iki ngiki none wakuze ushaka kuba perezida ubu ngubu wagiye mu buhanzi ubu bibona gute tutari twajya ku musozo umbajije ikibazo nanjye reka banze nk'inkubazi wowe wakuze wumva wabiki njyewe rero byari ibintu bikomeye ariko reka tuzagira topic ya kabiri sibyo ya kabiri nta kibazo abantu bari kutureba ubutaha bazatubwira topic bagomba kuzakamuvuga ati we yifuzaga kuba iki uko umuntu wese akura ashaka kuzaba ikintu cyiza mu nzababwira uko nakuze nibyo nifuza kubaho n'ubuzima nari ndimo nako tubigane ahubwo wowe uko ari watuganije cyane wakuze ushaka kuba perezida Imana iragutera uriye kugeza ahantu ubu ngubu mu bundi buzima none ubu ngubu ubona ibyo umuhamagara Imana yakuzanyemo kuririmba n'ibindi byinshi wenda utavuze uko uzavuga ubutaha ubona bimeze ubu ngubu bigenda bite ubyakira gute ubibona gute ubundi turuvugana ku musozo ikintu navuga uko mbyakira kandi nkaba mbishimira Imana ni uko yamitiyemo inzira kandi ikwiriye kuri njyewe akaba ari inzira inyubahisha haba mu rubyiruko haba mu basheshe akanguhe ugasanga nyine aho nyuze ni imigisha y'Imana ndaganira n'ababyeyi bakagukunda bakagusabira imigisha kandi ikindi Imana igwitiramo Imana igisiba gutya kariba yafukuye isoko kuko ubu ngubu ndabizi nawe uraririmba haryo ukora indirimbo ukabona umuntu arakublessinze akavuga ati kw'Imana ikintu nkoreye umutima wanjye urahambutse ukabona arakublessinze akabaje ngo kakasha akama hari hose niyo yaba yakubwiye iryo jambo ufite wumva Imana cyane cyo n'ukuntu umuntu unezerwa kurusha ibindi byose bibaho agwaye n'ubuhamya ko yabayeho yari mu buzima bugoye kandi bwamufashije njya mpita numva sinzi icyo nicyo cy'ingenzi kumva ko ibyo wakoze byafashije imitima y'abantu bikabakura no mu buzima runaka cyangwa muri ahantu bari bikabageza ahandi icyo niwo mugisha nshima Imana ko wongeye kuganira kandi wakoze kuza kuko nitwongera kuganira utuboneye akanya tuzaganira njye babwira uko icyo nifuza kuba cyo umeze gute aho nifuza kugera ntahehe ese birashoboka cyangwa tunaganire n'abantu tunababwira ati aho wifuza kugera ubu ngubu ujya wumva wahagera cyangwa aho uri ujya ubona aho wifuza kugera bitewe n'aho uri wahagera ariko biracyashoboka reka ngushimire wagize neza kuza gatsari murakoze cyane Imana ibaheretse umugisha mwarimu dukurikiranye kuri channel ya NT Bro Studio turabakunda cyane kandi Imana igikomeza ibasangaho muri ab'igikundiro mujye mwiyumva ko mukomeye nta kintu mutagera Imana ibahe umugisha ciao